Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe bakunzi beza Imana ibaha umugisha ko mwahisemo The Image ni ukuri kandi ndawubifurije mbikuye ku mutima. Niba utarakora subscribe ni ukuri kora subscribe. Tugiye kuganira rero ku mugore ibintu 10 ugomba gukora kugira ngo wihindurire ubuzima, kugira ngo wikure ku cyiciro kimwe wishyire ku kindi, kugira ngo ugire aho wivana naho wijyana wowe ubwawe mu gihe cy'amezi 3 gusa. Mu gihe cy'amezi 3 gusa. Ikintu cya mbere na mbere umugore agomba gukora tudatinze magambo, icya mbere ni ukwita. Bisubiramo inshuro ntazi umubare. Biragoye cyane ko namara video nyivuze ntavuze kwitaho. Hari uburyo bwo kwitaho butandukanye ariko ndavuga ku buryo butatu. Icya mbere ni ukwita ku magara yawe, icya kabiri ni ukwita ku bigaragara inyuma muri rusange, icya gatatu ni ukwita kuri mindset yawe cyangwa ku muntu wawe w'imbere. Icya mbere kijyanye no kwita ku magara yawe, umuntu muzima uzi ubwenge agomba kumenya uko yirinda indwara, agomba kumenya uburyo agomba kurinda ubuzima bwe. Kwikunda kuzima no kwitaho kuzima ni ukurinda ibizakwangiza ejo hazaza, ni ukwirinda ibintu bizatuma ugira uburwayi, ibintu bizatuma uhungabana, ibintu bizatuma usaza imburagihe. Akenshi ibyuzuyemo imbere bisesekara inyuma. Uba ugomba kwita ku mubiri wawe uhereye imbere, ukita ku byo urya, ukita ku byo unywa, ukita ku byo utagomba, ukamenya ibyo utagomba kurya, ukamenya ibyo utagomba kunywa, kuko ibintu byose twemererwa byose ko bitugirira umumaro. Niyo mpamvu tutagomba kugira gute kubitindaho. Ubundi buryo bwo kwitaho ni ukwita ku ruhu rwawe, uko ugaragara, physical appearance, kuko hari abantu bagucira imanza bagendeye ku buryo bakubona. Uburyo bakubona, nimba uri umuntu usa nabi, niba uri umuntu ufite imisatsi isa nabi, niba uri umuntu utitaho, niba uri umuntu utikunda, niba uri umuntu udashobora kumenya ngo ngiye muri ibi bihe runaka cyangwa ngiye ahantu runaka ngomba kwambara gutya, ngomba kubasa gutya, uruhu rwawe rukagenda rukazana iminkanyari, ufite imyaka 25 ukagenda ukabyibuha ukagira ibiro 500 nta nicyo bikubwiye. Ibyo bintu byose ugomba kubyitaho ku buryo roho yawe itura mu mubiri wishimiye. Umugore muzima agomba kumenya gukora ka makeup kari basics, ukamenya ka makeup kuba kitera batakitera, mukabaho ngaho nyine ariko mukaraba, mukisiga amavuta neza, ukita ku ruhu rwawe ukarukunda, ukarubwira ibyiza, ukarwaturiraho ukambese. Ikindi ni ukwita ku myumvire yawe. Umugore muzima agomba kwita ku myumvire ye, ukagira imyumvire isobanutse, ukagendana n'igihe, ukaba umuntu uzi ubwenge, umuntu utanga ibitekerezo, ukiyungura, ukiga ibintu bishya, ukihugura, ukitaho. Icya kabiri umugore muzima agomba kwitaho nyine ni ukwihugura, ndabitindaho. Kwihugura ni ikintu cy'ingenzi. Ugomba kwiga ubwenge, ukamenya ngo ibintu bigeze hehe, ese ukamenya ngo umugore w'umusirimu agomba kuba ari umuntu umeze ute, umugore wikunda agomba kuba ari umuntu umeze gute, ukagira ibyo witoza usangiza abandi. Kwihugura ngo ni ukugira ubwenge wunguka. Niba udafite amashuri ukaba ushobora kubona uburyo bwo kwiga, subira kwiga, ugende wige byibura segonderi uyirangize. Nuba utanayirangije genda wiga umwuga, genda wiga ikintu cyo gukora, genda wiga ukuntu bakora ibintu runaka, uko bakora amavuta, uko bakora isabune, uko bakora amasabune yo mu ruhu y'amazi, uko bakora iby'uruhu, uko bita ku ruhu. Nubuhe bumenyi nkeneye kunguka, nubuhe bumenyi nkeneye. Nimba wenda uri n'umuntu ufite akazi, ufite ibyo akora, ukorera abandi cyangwa unikorera, menya ibintu ukeneye kumenya, menya kwita ku bakiriya nimba wikorera, menya uburyo utanga serivisi nziza niba ukorera abandi, iga kuba umuntu utandukanye n'abandi, gudushya, iga kuba icyitegererezo ku bandi. Ese ni iki wakora kugira ngo wiyungure ubumenyi, ni iki wakora kugira ngo ube uri hejuru y'abantu mukorana, ni iki wakora kugira ngo utware abakiriya, wenda tubwe niba ucuruzanye n'abandi, ihugura umenye ikintu ukwiriye gukora kugira ngo abakiriya bose bajye bazi iwawe, abantu bose baze bagushaka, ukore aguhundi gutyo gutyo. So rero ihugure, wiga umwuga, wiga uburyo bawukora neza, kandi rwose wiga uburyo waba umuntu ufite umumaro sosiyete. Ikindi ni ukwiga ibintu bishya. Kwiga ibintu bishya, niba uzi ko ufite ubumenyi muri aya mezi 3, iga ikintu gishya mu mezi 3. Ugomba kuba uzi ikintu gishyashya wize, nibwo uzavuga ngo ufite achievement, ufite ibintu nagezeho. Nimba wenda yaba ari igishya mu byo usanzwe ukora, yaba ari igishya gishyashya kinjiye mu buzima bwawe bwa mbere, ariko muri aya mezi 3 iga ikintu gishya kugira ngo aya mezi 3 arangire hari ikintu cyiza wagezeho, hari ikintu cyiza wungutse, hari ubundi bwenge wungutse. Icya kane, iga gushyira mu bikorwa ibintu wize. Warihuguye, wize ibintu bishya mu kwezi kwa 2, tangira kubishyira mu bikorwa. Nimba tuvuge nimba ari umwuga wari uri kwiga, wenda uri watangiye kwiga kudoda, reba ko niba wenda warize kudoda ijipo, reba ko ushobora kwidodera umwana wawe. Niba ari business umaze iminsi upanga, uri kwikorera, uri kuyandika, uri kwishyira ku murongo, tangira utekereze uburyo washyira mu bikorwa kandi ubishyire mu bikorwa. Hari ibintu byinshi dushobora gukora nk'abagore bitadusaba amafaranga menshi kandi bikatuzanira amafaranga menshi. Ibidusaba igishoro kinini ariko
bishobora kutuzanira amafaranga menshi. Ibyo bintu rero reba ukuntu wabishyira mu bikorwa, reba ukuntu watangira pratique y'ibyo bintu kugira ngo bikugirire umumaro. Icya gatandatu tugomba kwitoza ni ukwiga kwambara neza. Iyo mvuze kwambara neza ni ukuvuga ngo kwambara ibintu bihenze, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwambara ibintu bigezweho, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwambara ibintu bipika cyangwa bihamagara, ni ukwambara ibintu bijyanye na taye yawe, ariko bikaba ari n'ibintu bijyanye n'ibihe ugiyemo. Hari ahantu umuntu ashobora kugeraho ukavuga se uyu muntu twaje mu nama yambaye nk'ugiye muri siporo, uyu muntu kwaje mu kazi ameze nk'umuntu ugiye guhaha, uyu muntu kwaje muri ofisi ameze nk'umuntu ugiye muri boîte, sibyo? Iga kwambara neza, wambare nk'abasirimu muri aya mezi 3, itoze kwambara ibintu by'abantu bari elegant. Elegant and sexy ni ibintu bibiri bitandukanye. Sexy ni ibintu biri attractive, ariko elegant ni ibintu by'ibisirimu. Umugore muzima agomba kuba ari umusirimu, agomba kuba ahagaze neza, agomba kuba ari umuntu wiyitaho, agomba kuba ari umuntu wikunze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umugore muzima agomba kuba ari umuntu abantu bose babona bakabona ni ishusho y'umucyo, ni ishusho y'ubusirimu, ni igisobanuro cy'umuntu usobanutse. Umuntu ukurebye agomba kubona kuri igisobanuro cy'umuntu usobanutse. Umugore muzima ushaka gutera imbere mu mezi makeya 3 agomba kwitoza kwiyaturiraho ibintu byiza. Please iga kwiyaturiraho ibintu byiza. Kwizera kurarema. Ibintu wizera cyangwa wifuza bireme muri wowe. Tangira gutekereza mu bwonko bwawe uwo wifuza kuba uri we. Tangira gutekereza mu ngenda shaka, wenda tuvuge nimba ushaka uruganda, ugomba gutangira kwibwira ngo ngewe ndi rwiyemezamirimo wa mbere, ndi umugore mwiza, ndi umugore w'agaciro, mfite imbaraga zo gukora, ndabishoboye. Ni ukuri samblage kwatura kwiyatura ikintu cyiza. Ngiye ndi umunyembaraga, ndi umugore ushoboye, turetse ibintu by'ubwiza nta nicyo bimaze. Ngiye ndi umunyembaraga, ndi umugore ushoboye, nshobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. I can start my business, I can start my school, I can start my beauty line. Nshobora gutangira business y'ubwiza, nshobora gutangira business yo gucuruza amavuta, nshobora gutangira business yo gucuruza imyenda, ngiyewe nshobora gutangira ingendo zo kujya hanze z'ubucuruzi. Yatura ibintu byiza. Ngiyewe nta kintu kimwe ntashobora, ndi umugore wa mbere mu isi. I'm the best, I'm the best in the world, the whole world. Ngiye ndi uwa mbere, ukabyibwira ukabyiyaturiraho. Iyo ukomeza kubyiyaturiraho urashyira ugatangira gutera n'intambwe zo kugira ngo utangire kuba wa muntu wifuza kuba we. Niki nakora kugira ngo mbe wa muntu wifuza kuba we? Intambwe yanjye ya mbere ni iyihe? Imbaraga zanjye zigarukiye hehe muri iki kintu nimva nshaka kuba cyo? Kubera ko imbaraga za imaginations zawe cyangwa ibitekerezo byawe ibyo byibwira biri ukuri nibyo ukora pratique, ntago ibitekerezo byawe bizi kubitandukanya. Niyo mpamvu ushobora kwicara ukibwira ngo ngewe ntuye muri etage, ukajya ubona utuye muri etage, ibitekerezo byawe bikabyishimira, ariko wagaruka muri reality life ibitekerezo byawe ntabwo ushobora kumenya ko cyagiye watekerezaga, bigira ngo nyine uba muri etage. So rero kwiyaturiraho kurarema, Imana irakuremera kubera yuko uba wayizeye, ukizera ko ibyo bintu uri kuvuga ari byo byawe. Ikindi cya 7, umugore muzima agomba gusenga. Aya mezi 3 witoze gusenga, yaba ari ugusenga wenyine niba utajya usenga, yaba ari ugusengana n'umuryango wawe niba utajya ubishobora, utangire wenyine usenge, ufate ahantu ari hose buryo ushobora gusenga. Gusenga nta formule bigira, ko gusenga no gusabana n'Imana, gusenga no kuganira n'Imana kandi ukamenya ko igusubije. Ntabwo gusenga ari ukuryarya Imana. Abantu bakora ritme cyangwa se bakora ibintu bakabikurikiranya, bakaba bamaze gupanga ngo barakora ibi. Ibyo bintu ni ukubeshya Imana. Imana ireba mu mutima. Wowe ibyo uri gutekereza mu mutima wawe bari ibyo ubwira Imana, ibyo wifuza bari ibyo ubwira Imana, ibyo ushaka bari ibyo ubwira Imana. Ureke kujya muri formalite. Ntabwo Imana ikeneye formalite zawe, kubera ko ibyo utaravuga ibibizi, ibyo utarakora ibibibona. Rero wewe yibwire, uyibwire uko ubyumva. Si ngo ngushyiremo amarangamutima menshi. Ntabwo Imana ikumva kubera ko warize, ntabwo Imana ikumva kubera ko wasakuje, ntabwo Imana ikumva kubera ko wayongoreye, ntabwo Imana ikumva kubera yuko hari ikintu cyawe washyizemo, hari uruhare rwawe washyizemo. Irakumva kubera ko ibishaka gusa, kubera ko yishimiye kugutega amatwi, kubera ko hari ukuntu uri umuntu nyine yumva ihaye umwanya wayo tu. So rero izera ko Imana iguhaye umwanya wayo ahantu hose waba uri muri toilette, waba uri mu cyumba cyawe, waba utetse, waba uri muri salon. Igihe cyose ubyibutse senga Imana, wibwira ikintu wifuza. Aya mezi 3 arangire wize gusenga, ufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana ni ubutunzi bukomeye. Ijambo ry'Imana ni ubuyobozi, ijambo ry'Imana ni ibyiringiro, ijambo ry'Imana ni isezerano. Utumenya umutima w'Imana biciye muri iyi Bibiliya. Iyi ngiyi mubono
niho harimo ibanga rihishe ry'umutima w'Imana. Umuntu utayisoma, umuntu utayizi, umuntu wabeshywa ngo biriya ni inyanja, barakubeshya. Iryo ni iturufu rya Satani yo kugira ngo udasoma iri jambo. Kandi iri jambo kugira ngo kugira ngo umenye icyo ntekereza, nuko nyikubwira. None Imana yatubwiriye iki tekereza muri ino Bibiliya. None twebwe Satani aza akakubwira ati reka. Kiriya gitabo kirimo ibintu bivangavanze, kirimo ibibi, kirimo abasambanyi, kirimo abajura, kirimo abantu Imana yagiriye neza ari babi, kirimo abo yagiriye nabi ari beza, kirimo abantu baciye mu bintu bitandukanye, kirimo abantu batigeze badizavinga ibyo babonye. Kiriya gitabo kirimo amayobera. Nta mayobera ari muri Bibiliya. Wowe mu mutwe niho harimo amayobera. Kubera iki? Kuko wumva ibyo abayobye nyine bafite amayobera mu bwonko bwabo, nawe ukabumva ugakurikira ibyo bavuze. Iri ijambo ni irya nyiraryo, kandi iryo yavuze ntiyisubira. Imana yacu ntiyibeshya, Imana yacu ntiyoba, Imana yacu ntihangayika, Imana yacu ntiyibeshya, ntinabeshya, kandi ntinisubiraho. Ibyo yakubwiye izabikora muri kino gitabo. Yarabikoze nako, ko ntabwo yabikubwiye itabikoze. Niba yarakubwiye ko izakweza ibyaha byose, yamaze kubyeza. Ko Yesu wagombaga kubidukuraho yaraje abikuraho. Niba yarakubwiye ngo nzaguha ubutunzi, yarabiguhaye. Niba yarakubwiye ngo nzagukorera ibyo, yamaze kubikora. Kubera icyo ufite gushidikanya, icyo utekereza ko Imana itabishoboye. Iyo bigeze mu magambo tuvuga ngo Imana yacu ni urukundo, Imana yacu ishoboye byose, ariko byagera muri realite y'ubuzima ugasanga ubyananije ukanga kubyemera. So rero uri mu buyobe, kuko ugomba kurenga ibyo ureba, ugomba kurenga ibyo utekereza, ugomba kurenga ibitekerezo byawe ukakira iby'Imana ikubwira muri iri jambo iri ngiri. Icya 8 ni ukwirinda. Itoze kwirinda ibintu bitandukanye. Irinde uburwayi, nabivuze. Irinde inshuti mbi. Irinde ibigare. Babibonye. Irinde ibigare. Irinde inyatsi. Ugomba kwirinda ibintu byose bihungabanya umutekano wawe w'uno munsi cyangwa w'ejo. Ibyo byose mvuze birimo. Inyatsi ni kimwe mu bintu bikubuza amahoro, bikakubuza umutekano, bikakubuza iterambere. Inyatsi ni iki? Ni depenses zidafite ishingiro, ni consommation zidafite ibishingiro, ni ukwangiza, ni ugusohora amafaranga. Irinde ibintu byose bisohora amafaranga bidafite umumaro. Irinde kugura. Don't be a buyer, try to be a seller. Irinde inshuti mbi. Inshuti mbi ni iki? Inshuti mbi ni umuntu ugukritika, gusubiza inyuma, ni umuntu ukwereka ko udashoboye, ni umuntu uhoraganya. Umuntu uhoraganya buriya nawe uzisanga uri umunyamaganya, nawe uzisanga nyine nawe uganya nkawe. Umuntu udashaka gutera imbere, umuntu uhora akwereka ko ibintu bidashoboka. That's not a good friend, that's not a right friend. Inshuti nziza ni gusunikira kujya imbere. Inshuti nziza ni gufasha mu bikorwa. Inshuti nziza ni gukomeza aho biri ngombwa. Inshuti nziza kandi ya nyayo niyo ukeneye. Ni nayo ngingo dukurikijeho. Ugomba gushaka inshuti zikwiriye. Inshuti zikwiriye n'inshuti nziza ni ibintu bibiri bitandukanye, no mu Cyongereza biratandukanye. There is a good friend and a right friend. A good friend ni umuntu mwiza nyine, w'inyangamugayo, ugukunda, akakubikira ibanga, akakugusha neza, akabana nawe mu bihe runaka. Ariko a right friend ni umuntu ugukura ku rwego rumwe akagushyira ku rundi rwego. Uwo muntu ubushuti bwanyu bushobora kuba ari impanguhe cyangwa ari win-win situation. Uwo muntu agomba kuba wenda ushobora gusanga ari umuntu akenshi agomba kuba inshuti iri right. Agomba kuba ari inshuti kurusha level of knowledge, level of wisdom, level of wealthy. Ni umuntu ugomba kuba akurenze mu bukire, akurenze mu bwenge, akurenze mu myumvire, kugira ngo ugire ibyo umwungukiraho, kugira ngo ugire ibyo umwigiraho ko bimeze. So rero niba ufite inshuti nziza ukaba utagira inshuti nzima, hari icyo ubura. Ukeneye inshuti nziza n'inshuti nzima. Inshuti nziza niba abantu niyo baba ari abakene batindinya kujya, ariko ari abashuti bawe, ari abantu mwumvikana, abantu bakuba hafi, ari abantu bagutabara, ari abantu mbese bahari every time. Ariko inshuti iri right cyangwa inshuti y'ukuri nazo urazikeneye. Biratandukanye. Inshuti y'ukuri ishobora kukubera inshuti nziza, ariko akenshi inshuti y'ukuri ni umuntu akenshi nyine kuba afite ibyo akurusha, ni umuntu ukurusha ubumenyi mu byo mukora, ni umuntu ugomba kungura ibitekerezo, akakwereka inzira nyayo yo kunyura mu bihe runaka. Ngiye ngunda kwibaza kuri business z'abagore. Ni umugore ugomba kuba afite business, ni umugore ugomba kuba afite ikintu akurusha nyine ku buryo uzajya kumwigiraho icyo kintu. Nawe wenda ntazabura icyo agusaba cyangwa icyo agukeneraho, ariko icyo nakubwira ni uko inshuti y'ukuri irakenewe muri aya mezi 3. Tekereza no mu bantu muziranye cyangwa mu bantu uzakenera. Niba hari umushinga ufite uri guteganya gukora, abantu uzakenera bagufasha muri wa mushinga wawe, wakora abantu bakubanjije muri uwo mushinga, babaherwe, bageze kure, b'abagore b'ibyitegererezo, bafite urwego bariho, ubashake, ubahige. Babyita creating a contact, creating a connections.
rero ni ukurema connections kugira ngo biriya bintu nubyinjiramo cyangwa iyo business nuyinjiramo bizakorohere cyane kugira ngo ugere ku ntego zawe. Icyanyuma cya 10 ni uguhora uri positive. Please reka mindset ziri negative, kuko reka nkubwize ukuri, niba ugiye kujya muri business ukaba uri gutinda cyane ku bantu bazihumbeyemo, urumva uzagera. Ukeneye kureba ku bantu, ukeneye kwigira ku bantu bafite aho bageze, bo bakaminze cyangwa barenze imbogamizi zose, bafite ahantu bageze, kuko nibazakubwira ngo ngewe iki nakigezemo nkicamo gute, naho wakigezemo akakigwamo nta kintu yakubwira kuko ati yarantu uzaharenga, nawe ugahita ucika intege ukavuga ngo harasi nzaharenga. I was like that. Nanjye nari umuntu ukunda kureba ibintu biri negative bitagenda neza, cyangwa se nkinjira mu bintu nzi ngo bizaba successful, nagereyo nabona bidahise biba successful nkahita numva acitse intege nkaba disappointed, kandi wenda mu gihe nakagombye gukomeza kubera iki, kuko n'ubundi abantu na consultse cyangwa abantu nanyuzeho ngo bangire inama aho byaba bikomeye cyangwa aho naba nabinyuzemo cyangwa nta nabinyuramo, bari abantu nyine baguye, bari abantu batsinzwe, bari abantu bafailinze, ako bakambwira ko bidashoboka, nanjye nkahita cika intege nkamenya ko bidashoboka. So rero guys, ukeneye umuntu warenze ibihe bikomeye urimo, ukeneye umuntu wabaye successful, ntabwo ukeneye umuntu wabaye failed. Ukeneye ibitekerezo biri positive, ukeneye kwibwira ko ibintu byose bishoboka, ukeneye kwibwira ko ufite imbaraga zo kubikora, ukeneye kwibwira yuko nta kintu kimwe cyakunanira, nimba runaka yarabigezeho nawe, why can't you do that, why not you? Nawe urabishoboye. Gira ibitekerezo biri positive, ukomeza guhera mu maganya, ukomeza guhera na negative thoughts, kubera ko negative thoughts zigusubiza inyuma, zira ku discouraginga, ziguca intege, ntabwo ari zigukomeza cyangwa zigukwankuraje. So rero ndumva ari ibyo. Aya mezi 3 itoza ibi bintu, wongeraho akantu ko gukora diary no kugira self discipline. Gukora diary nuvuga ngo gira gahunda y'umunsi, uyandike n'ahantu, ugira ahantu yandika uvuga uti ejo nzabyuka mu gitondo nkora ibi nibi, kandi ubyuka mu gitondo ushyire mu bikorwa bya bintu wavuze ushaka gukora. So murakoze cyane rero bagore beza, nizere ko aya mezi 3 dukore challenge, nanjye I'm with you guys and I will tell you what I have done, what I have achieved in these 3 months. Kandi byaserengenge nzabibabwira ko nyefite projet ikomeye cyane. Please women, work on you. Ikoreho umushinga, iyiteho, irwanirire, ugira icyo ugeraho aya mezi 3 guhera uku kwezi kwa 3, hanyuma ukwa 4, kwa 3 kunenda kurangira ariko nta kibazo, ukwa 3, ukwa 4, ukwa 5, ukwa 6 tuzagaruka tureba ikintu twagezeho, muzampa ibitekerezo. Mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image, mpora niteguye kubagezaho ibitekerezo. Niba hari ibintu wifuza ko twaganiraho, niba hari ibintu wifuza ko twajya dukora ikiganiro, please byandike muri comment section, hanyuma menye ngo ibyo wifuza kumenya nibi ngibi, menye ngo ubumenyi ushaka kunguka n'ubu ngubu, hanyuma mbugusangize, nanjye kubugushakira mbugusangize. Murakoze cyane rero, niba utarakora subscribe iki nicyo gihe, kandi nimba wakunze iyi video kora kuri like. Ndagushimye cyane, Imana igumugisha. Bye bye.